umugabo bita Samusoni. Uyu mugabo Bibiliya itubwira ko yari umugabo w'umunyembaraga, ufite imbaraga, ariko imbaraga ze zikaba zari ahantu h'ibanga, ahantu abantu batagombaga kumenya, ahantu we n'umubyeyi we gusa aribo bagombaga kuhamenya. Uyu mugabo bavuga ko mu gihe cy'icyo cya Isiraheli ari we muntu warwaniraga Abisiraheli akica Abafilisitiya benshi, kuko Isiraheli yari ifite abanzi bayo ba mbere bari Abafilisitiya. Nibyo, reka tugaruke, ese uyu mugabo Samusoni yavukaga hehe? Ese yabyarwaga nande? Reka tujye muri Bibiliya. Ufite Bibiliya jya mu Bacamanza igice cya 13, turahera ku murongo wa 2. Ngo nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa, umugore we yari ingumba, ntiyigeze kubyara. Igice cya 3. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba, ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisiraheli amaboko y'Abafilisitiya. Nibyo, niba ushaka kubimenya jya mu Bacamanza igice cya 13 uhere ku murongo wa 1, uramenya amateka y'uno mugabo Samusoni. Bibiliya itubwira ko uyu mugabo Samusoni Imana yabonekeye mama we wari ingumba, imubwira ko azabyara umwana w'umuhungu, imutegeka ibyo agomba gukora. Ntago yagombaga kumwogosha umusatsi we, ntago yagombaga kunywa ibisindisha mu gihe yari amutwite. Nibyo, umubyeyi yarabyumviye, yarabikoze. Igihe cyarageze, uyu mubyeyi asama inda, amezi 9 ashize arabyara, nk'uko abandi babyeyi mubyara. Uyu mwana Bibiliya itubwira ko yakuze ari umwana ufite imbaraga, ari umwana wahanganaga n'amadubu, agahangana n'intare, ibintu abantu batiyumvisha. Ese ninde kuri iyi si wakwica intare wenyine? Ntibishoboka. Uyu mwana Bibiliya itubwira yuko ari umusore ageze mu myaka 18 yarwanye n'intare arayica, arayitanyaguza, ibintu bidashoboka kuri buri muntu. Nibyo, ariko twibuke yari afite imbaraga z'Imana. Imana yari yaramuhaye imbaraga. Ese imbaraga ze zavaga he? Bibiliya itubwira ko imbaraga ze zabaga mu musatsi, ryari ibanga rye n'umubyeyi we. Nta wundi muntu wari ukwiye kumenya iri banga usibye we n'umubyeyi we. Igihe cyarageze, yishe Abafilisitiya benshi. Nibyo, yarwanaga n'Abafilisitiya benshi ari umwe wenyine, akabanesha kandi akabatsinda. Nibyo, yari afite imbaraga z'Imana. Igihe cyaje kugera, ariko Abafilisitiya bibaza ahantu uyu musore akura imbaraga, ariko barahayoberwa. N'igihe cyaje kugera bamutega umugore. Uyu musore yari afite imbaraga, ariko igihe cyaje kugera akunda umugore bitaga Delila. Uyu mugore Delila yaje mu buzima bwe. Nibyo, hari igihe umuntu aza mu buzima bwawe ari uzakurangiza. Ariko ikintu Samusoni atigeze amenya ni uko uyu mugore Delila yakunze yari umugore wari watumweho, yari gatumwa. Mu magambo y'iki gihe yari gatumwa, kuko yari yamutumweho n'abanzi ba Isiraheli, Abafilisitiya. Uyu mugore yaraje, barakundana, barabana, barararana, bamarana igihe, ariko akamubaza ahantu kuri imbaraga ze, umugabo akabigira ibanga. Nibyo, yagombaga kubika ibanga, yari yararihawe n'Imana, kandi iyo Imana ikubikije ibanga biba ari ngombwa ko ubika ibanga. Igihe cyaje kugera akomeza kubana n'uno mugore Delila, ariko igihe kije kugera amena ibanga, akora ikosa rikomeye cyane ryamuviriyemo ibibazo. Amena ibanga, aribwira umugore wari maneko. Akimara kubibwira umugore, nibwo ibibazo byatangiye. Nibyo, turabanyantege nke, tubyemere. Abagabo turabanyantege nke ku bagore, dukunda kubwira amabanga abagore. Nibyo, turabanyantege nke imbere y'umugore.
ariko igihe cyaje kugera uyu mugore asindisha Samusoni, arangije amaze kumusindisha amwogosha umusatsi. Yamenye ibanga. Akimara kumwogosha umusatsi, Abafilisitiya bari hafi baramufata baramuzirika. Nibyo nta mbaraga yari agifite, ibintu byari byazambye ku buzima bwe. Yabajije Delila ibyo akoze, Delila nawe biramucanga. Ariko ikintu cyari kibabaje ni uko uyu Samusoni bamujyanye bakamugoboramo amaso. Nibyo bari bafashe intare, bari bafashe igisimba cyabazigirije, bari bafashe umuntu w'umwanzi wari ukomeye mu Bafilisitiya. Nibyo bagombaga kwishima, bagombaga kumwishima hejuru. Ariko Delila abonye ibintu yakoze nawe agahinda karamwishe. Yari azi ko batamugoboramo amaso. Nyamara hari igihe dukora ikintu, tugakora ikintu tuzi ko ari imikino, ariko tukicuza nyuma. Ushobora gukora ikintu mu buzima ukicuza icyatumye ugikora. Buriya kwicuza ntabwo ari kwicuza, kuvuga ati iyo mbimenya ni bibi cyane. Ariko uyu mugabo igihe cyaje kugera, Samusoni bamujyana muri stade, Abafilisitiya benshi barahurura, bari benshi, bari ibihumbi n'ibihumbagiza kugira ngo barebe uwo muntu. Nibyo bagombaga kumwicira aho ngaho, abantu bose bareba. Nyamara Samusoni baramufashe baramuzirika, bamujyana muri stade. Ababyeyi, abana b'Abafilisitiya, abasore, abagabo, abasaza, umwami, abajenerali n'abandi benshi bari aho ngaho, baje kureba uwo Samusoni. Uwo wari igihangange, bari bamunoboyemo amaso, nta mbaraga yari afite. Ariko Samusoni yatakambiye Imana. Muri ako kanya abwira Imana ati, Uwiteka ndakwinginze, ndabizi ko nakoze ibyangwa n'amaso yawe, namenye ibanga, ariko ngarurira imbaraga, byibura mfane n'aba bantu, be kunyishima hejuru. Imana irumva, Imana irababarira. Nibyo yasenze iryo sengesho. Delila amubonye agahinda karamwica. Delila atangira kwicuza ibyo yakoze, ariko igihe cyarageze asaba Delila, aramubwira ati, ndakwinginze nyegereza inkingi zino sitade. Nibyo Delila yarabikoze. Akimugeza ku nkingi atangira gusunika. Abafilisitiya baraseka, babonaga bidashoboka, babonaga ko atasunika inkingi ya stade. Baraseka, bibaza ibintu arimo, birabacanga, bakomeza kwisekera, bakomeza kwinywera. Ariko uko yabikoraga niko yasengaga Imana, abwira Imana ati, ndakwinginze Uwiteka Mana yanjye, ngarurira utubaraga dukeya mfane n'aba bantu. Imana yaramwumviye, imuha imbaraga, atangira gusunika. Inkingi ya mbere irakaka, igikaka, Abafilisitiya barikanga. Bagiye kumuhagarika, nibwo hirikaga sitade yose, hapfiriyemo abantu benshi cyane baruta abo yari yarigeze yica mu buzima bwe, apfana nabo. Delila nawe ntabwo yaharenze aho ngaho. Niho bavuye ngo kwizera umugore biragoye, ariko nibyo tugomba kubizera, nta kundi bigomba kugenda. Ariko Bibiliya itubwira yuko ibanga yakoze ari ukumenya ibanga Imana yamuhaye. Niba Imana ikubikije ibanga, ribike, wigira undi muntu uribwira, kuko kuburivuga kwawe nibyo bibazo byawe. Ribike. Iyi rero ni Kigali Ro Paradi. Wifuza ko hari ikintu twazaganira, andika hasi muri komenti, tuzakiganiraho. Murakoze cyane, mwari kumwe na Theoneste. Iremata ungabigenge bonye kwata saba wenyine, muremero mufuje wariwe Eva, muremeye mufashe umukwiriye, umunezero wari mwinshi muri Edeni, byari bihebuje cyane, ariko umugome Satani yaraje arabahemukira. Umunezero n'umutekano bari bafite byose bihinduka akavuyo, muremeye mufashe umukwiriye, umunezero wari mwinshi muri Edeni, byari bihebuje cyane, ariko umugome Satani yaraje arabahemukira. Umunezero n'umutekano bari bafite byose bihinduka akavuyo.
bakazarusenya bagahaguruka bakazanywa no kuvuga ngo nimukwiranye kandi Uwiteka yabahuje abizi ko ari ngombwa kubona amatungo biva ku babyeyi naho umugore mwiza akaba kumana amara kurushinga ikaba umugisha n'abakazarusenya bagahaguruka bakazanywa no kuvuga ngo nimukwiranye kandi Uwiteka yabahuje abizi ko ari ngombwa bakivanga mu rukundo rutabareba bakazi iyo biba n'iyo bijya bakibagirwa ko icyo Imana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko nimwicecekere mubihorere Imana yabikoze ibizi izo ngo basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa bakivanga mu rukundo rutabareba bakazi iyo biba n'iyo bijya bakibagirwa ko icyo Imana yafatanije nta muntu wagitandukanya ariko nimwicecekere mubihorere Imana yabikoze ibizi izo ngo basenya batarazubatse umunsi umwe bazazibazwa abubakiwe